Mu kiganiro cya none naguteguriye uburyo ki ushobora kuba wakwemerera mugenzi wawe akitaba telefone y'abaguhamagara mu gihe wowe uhuze. Ni benshi bagiye babyumva bakibwira yuko telefone zabo zishobora kuba zaba zumvirizwa. Kwitotomba, gukeka buri muntu wese ukuzengurutse cyangwa se guhora hafi, kurakarira ibigo by'itumanaho ni bimwe mu byo usanga abantu bavuga ko telefone zabo zigendanwa zitabwa n'abandi bagakeka ko haba binjiriwe, ibyo bita mu cyongereza hacking. Nyamara mu gihe ba nyirazo bo baba bazifite ndetse banazihamagaza bigakunda, rimwe na rimwe bikunze kugaragara ko iki kibazo nyiri telefone yakikemurira ubwe atagombye kwitabaza abatekinisiye mu gukora za telefone cyangwa se bimwe mu bigo by'itumanaho bitewe n'icyo akoresha. Nk'uko bigaragazwa n'imbuga z'itumanaho nka Telefone .co.uk n'urubuga rwa MTN Rwanda ndetse n'itsinda rya Telecommunication Heritage Group, ubu buryo bwo kwitaba telefone yawe ishobora kwitabwa n'undi muntu kandi utazi ngo si ikibazo, ahubwo ngo ni bumwe mu buryo buri muntu wese akoresha telefone nawe ashobora gukoresha mu gihe ari ahantu atabasha gukoresha telefone cyangwa se adashaka kuyitaba, ariko akaba yaha undi muntu yizeye ubwo burenganzira bwo kuyimwitabira binyuze ku yindi telefone asanzwe akoresha ariko itandukanye n'iyi. Bakaba babyita call divert cyangwa se call forward mu rurimi rw'icyongereza. Uko call divert ishyirwa muri telefone, uku niko kohereza nimero yawe ku yindi nimero bikorwa. Ukanda akanyenyeri nanone 21 akanyenyeri ugashyiraho nimero y'ubushaka kazajya kwitabira, hanyuma ugakanda kego, nyuma ukemeza yes cyangwa se okay uko ubyumva. Niba uzi neza ko ukoresha nimero ya MTN, wandika akanyenyeri ukongera akanyenyeri 21 akanyenyeri 078 n'indi mibare, warangiza ugashyiraho akego ukemeza yes. Niba ukoresha iyindi nimero nka Tigo cyangwa se Airtel, wandika akanyenyeri nanone akanyenyeri 21 akanyenyeri 072 cyangwa se 073 ubundi mibare ukayishyiraho y'ubushaka azajya kwitabira, ugashyiraho akego ubundi ukemeza yes cyangwa se okay nk'uko ubyumva. Ushobora kandi kwinjira muri telefone yawe ukabyikorera bitewe na telefone ukoresha nk'uko bigaragara ku zindi ngero. Reka duhere kuri telefone ya Sony Ericsson. Winjira handitse setting, ukajya call, ukabona handitse call divert call, ugahasanga divert calls bitewe n'iyo ushaka ugahitamo. Kuri telefone ya Nokia ujya handitse setting, ukajya handitse call, ukajya handitse call setting, ugahita ubona ahantu handitse divert ukemeza, ukabona divert calls bitewe n'iyo ushaka ugahitamo. Kuri telefone za iPhone ujya handitse setting, ukabona handitse phone, ukabona call forwarding open, ugahitamo nimero y'ubushaka izajya kwitabira, nabyo bikaba birakunze. Ushobora no kwinjira muri setting cyangwa se muri parametre ya telefone yawe ugashyiramo cyangwa se ugakuramo ubu buryo. Muri telefone za simcard 2 cyangwa se simcard 3 zo winjira muri phone, ukabona handitse setting, ugatubona hano handitse call setting, ugatubona calling account, ugahitamo simcard ya mbere cyangwa se ya kabiri cyangwa se ya gatatu bitewe n'iyo ushaka ko bazajya bakwitabiraho, ukabona handitse call divert, ugahitamo nimero y'ubushaka kizajya kwitabira bitewe n'iyo ushaka ugahitamo. Kuri izo zose twavuze haruguru n'izindi zose ugeze kuri call divert, ubu ushobora guhitamo igihe wifuza uwo wahaye uburenganzira ko azajya kwitabira telefone yawe. Wabwirwa n'iki rero ko telefone yawe irimo divert call? Birashoboka ko cyane ko abana bawe mu rugo bakinisha telefone yawe bagashyiramo call divert utabizi kandi nabo batabizi, wenda nabo batabishaka, cyangwa se umuntu akabigukorera kuri telefone yawe agira ngo hazajye yumva amabanga yawe cyangwa se izindi nimero ziguhamagara cyangwa se izindi mpamvu zitandukanye. Ikizakubwira ko telefone yawe irimo call divert nuko uzabona akambi kigonze kareba hejuru kari kuri telefone yawe. Icyo gihe uzihutire guhita ugakuramo ukoresheje bwa buryo bumwe nakubwiye haruguru. Hari igihe kandi abantu bazakubwira ko baguhamagara bakitabwa n'undi. Icyo gihe ntuzapfe guhakana, ahubwo uzakoresha zimwe muri za nzira twavuze haruguru, urebe yuko nta call divert uzikuremo. Ubundi buryo bworoshye wakoresha mu kureba niba call divert ufite muri telefone yawe, ukanda akanyenyeri urwego 21 urwego. Izi kode zumve: na akanyenyeri akego 21
akego hanyuma ugakanda yes. Uko call divert ikurwa muri telefone, mu gukuramo call divert hari inzira zitandukanye. Hari gukandira kode nakubwiye, aho ukanda akego akanyenyeri 21 akanyenyeri nimero y'umuntu wahisemo kazajya kwitabira urwego, ubundi bikaba biguyemo. Ushobora none kwinjira muri za nzira twanyuzemo tuyishyiramo, wagera handitse call divert ugahitamo handitsemo cancel all divert. Gusa hano hari igihe telefone gusaba umubare w'ibanga password uzashyiramo amazerane wemeze, ibi byose bizahita bivamo. Wamaze kandi guhitamo igihe utifuza ko wazajya witabwa n'uwo wahaye uburenganzira, ushobora guhitamo deactivate mu mwanya wa activate. Ndagushimiye rero wowe wakomeje kunkurikirana. Nasubizaga ikibazo cy'umuntu wari waranyandikiye ambwira uburyo ki bino bintu bishobora kuba byakorwa. Ndakeka rero nkumaze impungenge ibi nibizajya biba, nukazajya wumva yuko hari abantu barimo barakumviriza cyangwa se ari ikigo cy'itumanaho ukoresha cyabikoze. Biranashoboka ko wenda byaba ari nabyo, ariko none wibuke ko nkweretse buryo ki ushobora kumenya niba ibi bintu biri muri telefone yawe ndetse n'uburyo ushobora kubikuramo cyangwa se ukabishyiramo. Ndagushimiye rero, ugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza muri rusange. Dukunde, twitwa Imbuto TV kuri Facebook, YouTube twitwa Imbuto TV, Twitter Imbuto TV, Instagram twitwa Imbuto TV. Wibuke gukora subscribe ndetse na share na like. Shiraho comment yawe niba wifuza ko aricyo twazaganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Ndagushimiye.